Nyakubahwa nk'iyi fagitire yisubizeyo kubera ko ntabwo ndi bwishyure. Uvuze ngo ntabwo urishyura? Wariye byose none ngo ntushaka kwishyura fagitire? Nta mahitamo mfite, nta mafaranga mfite. Niba nta mafaranga wari ufite ntabwo watumije ibi byose, sibyo? Uzi impamvu nabitumije se? Nashaka kumenya uko bimereye umuntu yicaye muri izi resitora zihenze, kandi nari nshonje, nta kindi rero nari gukora. Nizere ko uri gukina. Waba nta soni ugira pe. Nimbwira boss arahamagara polisi igutware. Tuza mukobwa, nta mpamvu yo guhamagara polisi, ahubwo nshobora gukora isuku kugira ngo nishyure iyi fagitire. Ariko ntabwo wumva kwishyura iyi fagitire byagusaba gukorera ubuntu iminsi 4 kubera ko watumije ibiryo bihenze muri resitora. Nibyo watumije. None dukora iki? Ese wahamagara polisi? Ese wahamagara boss wawe cyangwa nagenda? Nuwe mwanzuro ufashe? Nta kundi ubwo ngiye gukora ko yanjye nkwishyurire fagitire yawe. Oya nyabuneka, amafaranga ni ayawe. Ni ibiki ugiye gukora? Ngiye kukurinda kuba imbohe ya resitora. Noneho nagenda, sibyo? Aka kanya ihute. Gusa ugomba kumenya ko nkwishyuriye nkaba nsigariye aho. Mbere y'uko ugenda nkeneye kugira icyo nkubwira. Ufite umutima mwiza, urakoze kumfasha, kandi uzahemberwa buri kintu cyose unkoreye. Njye ntabwo nshaka ibihembo, mbikoze kugira ngo udafungirwa ahangaha gusa. Ndabyumva. Hagati aho urakoze cyane pe. Nanjye hari igihe nigeze kuba bosi ngira kapani yanjye, najyaga muri resitora nshaka irimo ibiryo bihenze, ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse. Ndi ku gipimo cyaho bisaba ko undi muntu anyishyurira resitora. Mbega ukuntu bibabaje. Nsigariye, ariko icy'ingenzi ni uko nibura uhaze, sibyo? Ubu noneho nagenda. Brain, ko nakomeje kubona uvugana n'uriya muntu, ni ibiki byajyaga imbere? Boss yari afite ibibazo by'uko dutunganya ibiryo hano, rero nari ndimo ngusobanurira ukuntu dukora. Gusobanura uko ibintu bikorwa? Sinifuza umukozi wanjye ko yavugana n'abantu bameze nka kuriya. Uri kunyumva? Ushaka kuvuga iki ngo abantu bameze kuriya? Nawe reba uriya, reba ukuntu yambaye. Imyenda irashaje kandi iri kunuka. Iyo aje hano ateza impumuro mbi ahantu hose. Ibi inshuro yanyuma ubikoze, ikindi gihe nzakwirukana. Boss, namufasha kuko nafasha abandi bakiriya. Sinigeze ntekereza ko ari ikibazo. Ni ikibazo, singushaka hano uri kumuseriva. Wumvise? Jya mu kazi. Mbereza, ushaka kunjyanira amafaranga? Ni ukwihangana. Nataye umutwe pe. Nanyuze mu gikoni mbona ibiryo byasigaye. Waje abandi bakozi bambwira ko ari babisize iruhande. Kuki? Urabizi boss, hari ibiryo byinshi bisaguka hano. Nafasheho dukire kugira ngo nzaduhereze abantu bo ku muhanda. Sinjya nemera abakozi banjye gutwara ibiryo. Kugira ngo wemerewe gukura ibiryo hano bijyanire izo mbwa zo ku muhanda? Ariko mba numva nta kibazo. Aho yari ikibazo, sinumva impamvu bikora. Ibi biryo bigomba kubifata ukabijyana mu ngarani. Imbwa nizibishaka zizabifatira muri rigore, aba ariho zibirira. Kandi nanone kandi ubwogero bw'abagore buranduye nabwo uraza kubukoropa. Ariko ako ni akazi ka Jeannette Sakanje. Akazi na karo wese mbwiye. Niba nkubwiye gukora isuku urayikora, uko byumva? Mbega umugabo, ndi gukora hano kubera ko nta yandi mahitamo mfite. Kandi mama akeneye ubufasha bwanjye. Komeza ukore Rain, komeza ukomere, ukomera. Umukobwa akomeza isuku. Muraho. Uje gukora iki nanone? Nje hano nkwereke mushiki wanjye. Sister, mushiki wanjye niwe wangiriye neza, wampaye ibiryo ejo ku manywa. Yanyishyuriye buri kimwe. Kumva ko uri kunshimira, ariko nakubwiye ko ntabirenze. Ikindi kintu nari nenda kwirukanwa habuze gato, kubera ko boss yabonye ndi kuvugisha. Kindenzo yambujije ko utagomba kongera kugaruka hano. Ubwo rero mumbabariye mwagenda. Ese ko ufite umutima mwiza ni gute nyine wakwirukanwa? Ubwo nuko boss yabishaka. Nyaboneka mumbabariye mugende. Ndabinginze nyaboneka mugende. Twaje hano kubera ko mushiki wanjye ari cyarashaka kubwira. Sawa, mbwira. Ariko agire vuba.
se nanjye wambonera icyo kurya kubera ko ndashonje cyane. Mushiki yakoze ibintu byinshi yarashonje ariko nanjye ndashonje, namwe nzanire tu. Mwembi murashonje ariko sinzi uko nabafasha kubera ko amafaranga nari mfite ejo nayo nakuguriye bya biryo by'ejo. Ubu nta yandi mafaranga mfite. Ikindi kandi bosi nta kindi yambwiye uretse gukora muri dushe no gusukura amasuku. So nta mafaranga mfite rero, kandi ibyo nakabakoreye njye nabibakorera ariko sinzi uko nabafasha. Ati nyaboneka ntugire ikibazo, n'ubundi rimwe turatsinda ikindi gihe tugatsindwa, turabibona nta kundi, reka noneho tube tugiye kandi urakoze. Muretse gato mbonye ukuntu nabafasha. Noneho hari sinakisi zasigaye mu gikoni, reka nze kuzizana muzirye sibyo? Gusa mubare muzirire hanze, bitari ibyo byaneza ikibazo sibyo? None ubwo uzishyura ute kandi wavuze ko nta mafaranga ufite? Nzabasaba bazagabanye ku mushahara wanjye, ariko ndabinginze mwe kwinjira mu nzu mugume hano, kandi ni nziza na muzirire hanze sibyo? Mutegerereze hano. Nshaka kumenya waguhaye uburenganzira bwo gutanga ibiryo ubikuye muri resitora yanjye, ugaburire ariya mabandi. Bosi basi wambara kubavugisha ariko ntumbure kubagurisha ibiryo sibyo? None amafaranga ari he? Ubwo wabagurishije mpereza amafaranga, niyo nshaka kuyabona. Zifite amafaranga ariko wafata agakarita kanje wazayagabanyaho ku mpera z'ukwezi. Kuyagabanya se utekereza ko tugurisha tukwindika hano? Ubwo wiyemeje kohereza ibiryo nshaka amafaranga noneho. Bosi ni ukubera ko wambwiye ngo nkore muri dushe, ubwo ndi gusukura ameza ntabwo nashoboye kubona amafaranga ku buryo nakwishyura ubu ngubu. Icyo nicyo kibazo cyawe, ntabwo nakubwiye ngo ujye uhereza ibiryo abantu nka bariya. Nkeneye amafaranga kubera ko wabikoze ubwo ufite amafaranga. Munyihanganire bosi, nakomeje kumva ibiganiro mwagiranye hano. Ese wafata udufaranga ukatwishyura uyu musore? Nk'aya mafaranga bosi, nk'aya gusukura ubwogero dushe ako kanya. Natekereza ko turi abakene ariko hari abandi bakene sibyo? Ibyo nyakubahwa, ariko biriya bintu ntubyiteho sibyo? Wareka nkakubaza kubera ko yemera ko bosi agufata uku nguku, kuguca amazi, ugufata nabi, kugutuka, ni gute ubyemera? Ku bw'amahirwe make nta yandi mahitamo mfite. Aka kazi ngakeneye cyane kubera ko nkeneye gufasha mama, arankeneye, akeneye imiti. Ubwo rero nkora hano kugira ngo nshobore kumufasha, niyo mpamvu nihanganiye byose wabonye. Nabibonye ukuntu bigoye, ariko reka ngire icyo ngubaza. Wizera Imana? Wizera mu bitangaza? Yego, kuko nimba imbaraga zo gutuma nkora buri munsi no kwihanganira ibi byose. Ibyo rero nibyo bikureba. Ugiye kuba umuntu w'umunyamahirwe, umuntu uhiriwe. Urakoze ku bw'amagambo yawe meza, nizera ko Imana izamfasha rwose. Noneho reka tugende, wicunge kandi ugire umunsi mwiza. Komeza wizere Imana sibyo? Bye. Muraho, mwiriwe neza? Mwiriwe, muhawe ikaze muri nyubako. Naboneka mwumve ngaho muri mu rugo. Ngize amahirwe, abantu basa naho bafite amafaranga. Ngiye kuyabakuraho, baratumiza byinshi. Hano hagaragara nk'aho ari heza. None se muhisemo kwicarira hano? Ese mwajya muri VIP muri kiriya cyumba? Urakoze kutwita, ariko dushaka umukobwa usanzwe ukorera hano ngo ariwe uduseriva. Uvuze ngo iki inshuti yanjye? Uriya ni umukozi, ngende nyiri resitora kandi njye ushaka kuba seriva. Yego, ariko nshaka uriya mukobwa. Ese hari ikibazo kibirimo? Oya, nta kibazo, reka mubwire aze mwihangane akanya gato. Yego bosi, urabona bariya bari ku meza basa naho bafite amafaranga menshi. Nashatse kubita ariko bambwiye niyo bashaka. Sawa bosi. Kenda, mwiriwe neza, muhawe ikaze. Nizere ko mwishimiye aha hantu. Murakoze mukobwa muto, ariko ntabwo kurya aribyo byatuzanye hano uyu munsi. Niba mutaje kurya se ni ukubera iki? Yewe banza utibuka cyane. Ntabwo twibuka? Muretse gato. Ni mwebwe, ariko aka ni akazi sibyo se?
Erega ino ntabwo ari imikino, naje kukwishyura kubera ko waramfashije njye na mushiki wanjye ubwo twari turi mu bihe bitoroshye. Ibyo byatweretse ko uri umuntu mwiza cyane, ufite umutima mwiza kandi ukomeye, kubera iyo mpamvu nshaka kuguhemba. Ibi ni ibihumbi 3. Nshaka gushimira kubera ibintu byose wankoreye. Aya mafaranga ni ayanjye? Bisobanuye iki? Yego rwose aya mafaranga ni ayawe. Ariko ejo mwari muri hano muri gushaka ubufasha, narabafashije none ibintu byose byahindutse gutya. Ariko mvugisha ukuri nta kintu na kimwe ndi kumva. Ibyo twakoze byari ukugusuzuma gato, turebe uko witwara, twabonye ko uri umuntu mwiza. Ese uribuka ibyo nakubwiye ejo ko Imana igiye kuguha umugisha mu buryo runaka? Ubu nibwo buryo bwiza bwo kudugushimira. Umva Miss, ibi ni ibintu bike cyane, ni akantu gato cyane. Hari ikindi ugomba kwakira. Kubera ko mwatatse resitora yanjye mu buryo nk'ubu, umukozi wanjye siwe wishyurwa. Iyo ntacyo yakoze ntabwo ahabwa amafaranga. Kubw'iyo mpamvu ntabwo akwiriye ayo mafaranga, ahubwo akwiriye amafaranga n'andi yisumbuyeho, kubera ko abantu bameze nk'ayo muri iyi si. Kirenze kuri ibyo ni amafaranga yanjye. Nshaka kumuha amafaranga ni ibyanjye ntibikureba. Gabanya ijwi ryawe niba uri kumvugisha. Muri resitora yanjye ninjye ufata umwanzuro ku bwinjira n'usohoka. Ubwo rero mugende. Niba ayo mafaranga kandi mushobora kuyasubirana. Ntabwo naje kurya muri resitora, nshaka kuvugisha uyu mukobwa. Uyu ni mushiki wanjye Keira. Ntabwo atuye hanze. Yaraje gufungura resitora muri uyu mujyi. Uko nabikubwiye twari turi gusuzuma ukuntu umeze. Twabonye uri umuntu mwiza, ufite umutima mwiza, wihanganira abandi, ugira n'impuhwe. Abantu nkawe nibo dushaka ko dukorana. Nshaka kukubaza kandi umbarire wemere. Nshaka kuba umuyobozi mushya wa resitora yanjye. Njyewe dufite n'amaresitora menshi aba hanze y'igihugu mpuzamahanga, niyo mpamvu nshaka gukorana nanjye. Kubera iki wamisemo Kuki? Mu minsi 5 ishize nazengurutse muri resitora zose muri uyu mujyi, ni wowe nabonye ufite ubumuntu. Nanjye nifuza ko wakwemera ubu butumire. Rwose byemera, ufata aka kazi. Ariko mutekereza ko muri abanyabwenge, ariko ni muri bo. Mwaje hano gutwara umukozi wanjye. Yasinye kotara ntaho yajya. Njye ni ibiki gusinya kotara? Noneho bimenye ndagiye. Jya gukora isuku mu bwiherero, jya gukora isuku muri dushe, unahanaguramo ameza, sibyo? Nyakubahwa, nshaka aya mahirwe. Gusa nshaka kumenya icyo mushaka ko nzajya nkora. Leleni, tuza. Nzakwigisha buri kintu cyose ushaka kumenya. Kandi akanya nyine ugize akazi guhera uyu munsi. Ngwino rwose, ibintu byose ukeneye kumenya uzabimenya. Ntubingorere. Gukora neza bizana inyungu nyinshi. Mureke tujye dukora neza, tutiteze inyungu iyo ari yo yose. Tutiteze inyungu izo arizo zose, cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose. Niba ukunze iyi video, tanga comment muri comment, ukore subscribe, like ndetse na share. Murakoze cyane.